mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi nk'amagambo bari kuba bakoresha urugero nko muri iyi ndirimbo yabo ngewe nk'umunyarwenya nari imagine wenda bari bakoresheje nk'iriya ndirimbo ya Mpano na Papa Cyangwe ivuga ngo ndamutekereza amarira reka mbibaririmbire mwumve ukuntu byaje kuba bimeze. Aha ni Festina na Dorcas. Ndamutekereza amarira akuzura mu maso yanjye, dayimoni kankurura ikanyibutsa ko ari we shaka, iyo ndimo ndasengesha randirodi ararunguruka, iby'ubukwe byo binkundisha ngo niyamoza ibizenguruka, ibaze nawe gukundana n'umukobwa w'umurundikazi, ibaze nawe ngo bijya gusa n'uwandoze angeraho nkamukumbura, agira igipindi kwanza sha ni nawe unabanza kwa nyinae, atandukanye na banywa marikeri bebararenza agira amafiyeri, ntajya ashukwa n'abavuye i Buruseli. iyo turi kumwe abafite utumanyeri, ni umara inyota bucece bucece, amasaro araseseka iyo beba asetse, airoki twirire akawuncence akawuncence. Mumama amashyi ko mva natekereje nubwo nta bintu bizima bimwe. Okay, katwigire muri black. Kambatere stories ukuntu njya kwisiramuza bwa mbere, aribwo navumbuye ko papa aca inyuma mama. Njya kwisiramuza nasiramuye n'umumama twari duturanye w'umuganga, naragiye nk'abandi bana, arambwira ati Jonathan waje kwisiramuza ni cyane, narakana arambwira ati genda ara kuyitanda nze musiramure, ndagenda ndicara nanateretaga umukobwa we, maze arambwira araza ati ngaho kuramo musiramure, nyikuramo mbona kubiswe n'inkuba, ngo kajambo yavuze niko kabi, ngo nuwase. Noneho ahita avuga ngo inyana ni yamweru koko ndabyemera. Noneho njye nari umwana ntabwo nari nzi ibyo ari byo, ntashye njya gutera story mama, ngo mama Kalisa niyo wansiramuye, ngo si yagusiramuye neza, ngo iyi ngo yasiramuye ngo yanambwiye ngo nduwaso. Icyo gihe mama ntabwo yaraye mu rugo. Iwacu mu cyaro kenshi iyo iminsi mikuru yegereje hari ukuntu bakunda gukina amafilimi, filimi ya Yesu cyane bakundaga kuyikina, korali papa aririmbamo. Rero rimwe bari bapanze gukina muri iyo filimi, noneho bari bunabahembe. Papa bari bamuhaye morore yo kuza kwagitinga ari Yesu. Noneho mama bamuha morore yo kwagitinga ari muri baba mama baba bari kubwira Yesu ngo nyiriza umwana bataka nyine. Noneho bari bakoresheje konseri ari abantu benshi bangana nka hano, noneho bari kubikina, mama bikubitana nuko n'undi yari yirwarije umwana. Ari kubikina atangira kuvangamo n'ibintu byo muri iki gihe. Twagiye kuma twanoze ngo Yesu ngo ndakwinginze ngo nyiriza umwana, ngo ntantu nageze, ngo nageze Faisal biranga, ngo bamatarasiferi y'Ikanombe, ngo twagezeho tunafata inguzanyo ya banki. Mu gihe cya Yesu nta banki zabagaho. No, kuri papa niho byabereye ikibazo. Papa bari bamayerore yo kumubamba, ariko babumvikanye ko nyine kubera ari filimi bari buze gucisha imisumari hagati y'intoki, ntago bari wimutere byanyabyo. Noneho bamushyira ku musaraba, kubera ko bari bazanyemo n'abanyabiraka ku ruhande nyine kugira ngo filimi iryohe bo hanze. Noneho papa yanabyemeye wana ari ku musaraba yabyenjenze ko bagiye kumubamba, arebye abona mu basirikare bapanze bari buze kumubamba harimo umuntu yambuye muri quartier. Noneho aravuga ati ariko ubwo ari mu rusengero ntago yantera umusumari byanyabyo.
mana umugabo yamuteye umusumari, papa arataka ngo ararararara. Noneho abantu bavuga ngo ariko uriya mugabo azi kwaga itinga. Noneho abantu bakajya babwira mama ngo umugabo we ni umuhanga, ngo ninjye washatse. Noneho papa aratatsuka ahita anahwera, amera nk'uguye muri koma. Ibindi byose babikoze yahwereye. Noneho baramubwiye, noneho bari bamubwiye ati ijambo rya nyuma riri busorezo ni rya jambo Yesu yavuze ngo byose birarangiye nyine, akaba ari bwahwera ari ku musaraba. Papa yongeye kuzanzamuka bamumanitse ari ku musaraba, ariko ahagira areba mu bana abona wa mugabo muteye umusuma, ariko Damascene ngo Damascene we ngo ntago byarangirira amabere ya nyoko. Ejo bundi nari naherekeje umujeni wanjye kwiyogoshesha kwa Amuza. Njyewe ntabwo mfite ubushobozi bwo kwiyogoshesha iwawe, humura wiseka ndabizi, ariko nari naherekeje umujeni wanjye. Noneho buriya abakwaferi bagira ingorane. Umukwaferi iyo uri inshuti ye ashobora kugukopa yaba abishaka cyangwa atabishaka. Nagiye kubona mbona umujeni araje aricaye, Amuza aramwogosha, yari inshuti ye pe. Agiye kumusoza numva wa mujeni abwiye Amuza ngo ni turi inshuti se? Amuza ati turi inshuti kabisa. Tati shaza. Amuza ati ariko amafaranga yarabuze. Amuza ati biragaragara. Nsimani ngo nubwo hanyogoshe nta bice nari mfite. Ariko Amuza aramubwira none Simani ubu ntabwo uri bunyishyure, ahubwo ngo nguriza 2. Ahita namuguza, Amuza aranayamuha. Ndavuga ati ibintu bishobora kuba byabikora. Nanjye navuga ati ariko wagenda nkabikora muri quartier yacu nkareba. Kansaba umujeni yari agataza mfashe gato. Mbere ku buryo njyewe nagiye muri quartier ya umujeni yitwa Zaxi yarogosha nawe. Ndagenda avuga ati ibintu nabonye kwa Amuza nanjye mbi testing ndebe koko byakunda. Ukibura umukwaferi sibyo? Yego. Kwimagine ko ugiye kunyogosha. Njyewe naraje hagarara inyuma nyine nk'umuntu ugiye kogosha. None se ndabizi ko wari waza. Oya, hagarara hano. Nuzi urambwira nyine. Oya, ase umukwaferira. Ngiye kuza kwiyogoshesha kwa Zaxi. Ubwo nari nakopeye ibintu nabonye kwa Amuza. Yo wa Zaxi. Yo Jonathan. None Simani wanyogoshe se? Aha nahise. Sha nyine nje kwiyogoshesha. Nkogoshe nka kera cyaho hindi. Ni kwa kundi mwana. Ni kwa kundi? Koresho se shaho. None se Zaxi. Ako sha turi inshuti. Turi inshuti ariko nta byadanje. Kabisa. Zaxi ubona ukuntu muri iyi minsi amafaranga yabuze. Ndihorera amafaranga byo yarabuze ndabizi kabisa. Sha none njye maze nk'icyumweru nani kiraka. Gira urutwe neza se. Maze icyumweru nani kiraka mbona ndagaswe. Nta kiraka? Ako Jonathan. Yo. Hari ibintu maze iminsi ndeba. Ujya ubona nubwo amafaranga yabuze. Ariko kuntu umuntu atajya bura yo kwiyogoshesha. Aho kantu ujya ukarebaho. Hari igihe abura ariko Imana ntabwo ijya kwima byose. none se mwana nkabura wogoshe nk'umuntu waba ugiye nko kumusoza akakubwira ko ntafite buriya byagenda nkagutera ko nayo afite nuko nyine nogosha abantu b'abagabo sindahura n'imbwa nk'iyo ngiyo muri ibyo bintu nogosha abagabo gusa sha ubwo se biramutse byabaye byagenda nkagute byabaye reka mubwire nuko nyine bitaramba ariko hari akaginga hari akajama kari kiyonguje kubinkora ejo bundi uzi twagakoreye twaragakubise turagakubita gatimyuna neza hanyuma tugakoropesha sare yose ikirenze ese nkogosha urupara shaka nizere ko umuntu atari inshuti yawe kwego ki ntabwo ari inshuti yanjye ibaza ko ako kajama kari petit frère wanjye namikira muri business man. Iyi televiziyo uyifite mu kabari kawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 kugenda ukagira kuri 85 zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe ubu niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya niko karuje kora televiziyo nziza iyi ngiyi reka nyibise kwanzu irebe neza. Samsung 250.
Wikinga hongera inyana ubwatsi, wikinga